kugeza aka kanya ndaza kukubwira amateka y'abami wagiye wumva ibice bitandukanye, ndabasesengura hanyuma ubyumve neza, ntihazagire uwongera kukubeshya ku bijyanye n'amateka y'igihugu cyawe wavukiyemo, kandi mpari ngo mbigusobanurire neza. BA The Check wumva nk'ibisanzwe, niba unkunda unkurikirana kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turihuta cyane, duhere mu mwaka w'ahagana igihumbi kugera mu 1030, aho u Rwanda rwatangiye ndetse ruyoborwa n'umwami witwa Gihanga ariwe twise Ngomijana. Amateka y'u Rwanda atangira ku mwami wa mbere uzwi cyane, Gihanga Ngomijana. Uyu mwami Gihanga Ngomijana yabayeho mu mwaka w'igihumbi ni ukuvuga ko hagati y'igihumbi ndetse n'igihumbi na 30 niwe washinze u Rwanda nk'igihugu. Ikindi kandi nyuma yo gushinga u Rwanda Gihanga Ngomijana, hari abami bagiye batandukanye bagiye bamukurikira ahagana mu kinyejana cya 11 ndetse n'icya 13. Nyuma ya Gihanga hakurikiye abami batandukanye hagati y'ikinyejana cya 10 na 13. Muri bo twavugamo nka Ndahiro wa mbere Cyamatare wayoboye mu kinyejana cya 11, igihumbi na 80 ndetse n'igihumbi n'ijana. Turagaruka kandi kuri Ruganzu wa mbere Bwimba wayoboye mu 1100 kugera mu 1130. Ikindi kandi turababwiye na Cyilima wa mbere Rugwe wayoboye u Rwanda mu 1130 kugera mu 1160. Muri iki gihe u Rwanda rwari rukiri ruto, ariko rwatangiye kubakwa ndetse ruranaguka mu buryo bugiye butandukanye. Kwaguka k'u Rwanda rero dusanga inshuro nyinshi ahantu rwagutse cyane ari kuva mu kinyejana cya 13 kugera mu kinyejana cya 17. Hagati y'ikinyejana cya 13 kugeza ku kinyejana cya 17, u Rwanda rwaragutse cyane ku buryo butari busanzwe, aho abami nka Ruganzu wa kabiri Ndoli wabayeho ahagana hagati y'igihumbi na 280 n'igihumbi na 300 bagize uruhare rukomeye mu kuzahura no gukomeza igihugu ndetse no kucyagura imbibi. Iki gihe cyo kwaguka kivuyeho ahagana mu kinyejana cya 12 n'ikinyejana cya 19 habayeho ingoma zikomeye zigiye zitandukanye. Mu binyejana byakurikiyeho ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1600 kugeza mu 1800, ubwami bw'u Rwanda rwarushijeho gukomera. Imiyoborere ndetse nayo yarushijeho kuba yihamye, igihugu kiba gikomeye. Ikindi kandi hari undi mwami muzi mwakunze wayoboye ahagana mu 1853 kugera mu 1895, ariwe bita Rwabugiri. Uyu nguyu ni umwe mu bami bakomeye cyane, ariwe bita Kigeli wa kane Rwabugiri. Nibyo nababwiye bwa mbere, yategetse u Rwanda kuva mu 1853 kugeza mu 1895. Ubwo abanyamibare nabo barabyumva bagacecengura bakareba imyaka yaraba yaramaze ku ngoma. Uyu mwami
Kigeli wa kane Rwabugili niwe wagize uruhare rukomeye mu gushyira u Rwanda ku rwego rwo hejuru mpuzamahanga. Kandi ndongera nkwibutse neza ko no mu gihe cy'ubukoloni aho abazungu bazaga mu Rwanda ari bo b'Ababiligi n'Abadage, hari ku ngoma y'ubwami. Ubwo abantu bajya bibaza ibibazo bitandukanye, ati ese abakoloni baje ryari? Nakumenyesha ko baje ahagana mu 1896 n'1961. Bibuke neza ko mu 1962 aho u Rwanda rwabonye ubwigenge rugahinduka repubulika ndetse rukayoborwa n'umuperezida wa mbere ariwe Kayibanda J.R. Mu gihe cy'ubukoloni rero, nyuma ya Rwabugili u Rwanda rwinjiye mu gihe cy'ubukoloni. Mibambwe wa kane Rutalindwa aho yayoboraga u Rwanda mu 1895 kugera mu 1896, byumvikane ko yayoboye u Rwanda mu gihe cy'umwaka umwe gusa asimbuye Rwabugili. Ikindi mu gihe cy'ubukoloni harimo n'undi mwami bita Yuhi wa gatatu Musinga aho yayoboye u Rwanda mu 1896 kugera mu 1931. Undi mwami kandi waba wayoboye u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni twavuga nka Mutara wa gatatu Rudahigwa aho yayoboye u Rwanda mu 1931 ndetse n'1959. Mu 1959 habayeho impinduka zikomeye. Muri uyu mwaka kandi ubwami w'1961 ubwami bw'u Rwanda nibwo bwarangiye burundu. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva mu mwaka w'ijana kugera mu mwaka w'1969 u Rwanda rwabayeho rukaguka ndetse rukayoborwa n'ubwami, u Rwanda rushingiye ku muco, u Rwanda rushingiye ku mateka, u Rwanda rushingiye ku bumwe n'ubufatanye igihe rwayoborwaga n'abami. Nubwo ubuyobozi kandi bwahindutse, amateka y'ubwami bw'u Rwanda akomeje kubaho, ndetse kandi mu mitima y'Abanyarwanda hirirwa hizengurukamo ibintu bitandukanye by'amateka y'u Rwanda. Ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi kuva dutangira kugeza ikiganiro kigeze ku musozo. Ufite igitekerezo, ikibazo, inyunganizi wanyandikira muri komenti. Hari ibintu byinshi by'amateka y'u Rwanda twagenda dukoraho, n'iki cyari icyiciro kimwe cy'ubwami ndetse n'amateka yagiye aranga u Rwanda mu gihe cy'ubwami. Ikindi nakwibutsaga ko hari n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye twagiye dukora ku mateka y'u Rwanda, ubikunze wabikurikirana maze nawe ukamenya umurage w'igihugu cyawe ndetse nuko byagenze kugira ngo ugeze aha ngaha. Ndagushimiye, ariko nkwibutsa nanone yuko ugomba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi byiza bijye bikugereraho ku gihe. Ntabwo bigoye cyane rwose, nta nubwo bisaba umwanya munini kuba wafata umwanya wawe muto ugakora subscribe kugira ngo ukurikirane, hanyuma dukomeze kubaha ibiganiro byiza dufashanya kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Yari B8 Check waguteze amatwi ku mateka y'ubwami ndetse bw'u Rwanda ndetse igihugu gikomeje kwibuka kugeza amasaha. Komeza unkurikirane, ndabakunda cyane. Ciao ciao.